nubwo ufite ibikugose ntabwo byagota umugambi Imana igambiriye ku buzima bwawe, nubwo ufite ibikugose ntabwo byagota icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ngo nuko Elisa ngo arangije ngo Gihazi asohotse ngo abona mu mudugudu wose w'i Dotani wamaze kugotwa, ngo asubira mu nzu ajya kubwira shebuja, amubwira ati nubwo uryamye byacitse tugiye gupfa, ariko nubwo ubona ko ugiye gupfa niho gutabarwa kw'Imana kuri. Rero ngutangarize ko nta cyakuraho icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Niba yaravuze kubyara uzabyara, niba yaravuze kwakira agakiza uzakakira, niba yaravuze gukomera uzakomera, niba yaravuze ko uzava mu bukode uzabuvamo, niba yaravuze ko uzabaho neza uzabaho neza, niba yarakubwiye kwihana ibyaha uzabyihana ubone agakiza neza, ubone ubugingo buhoraho, ubone ubuzima nyabuzima. Mbese icyo Imana yavuze nubwo isi yakihinduriza nta kizagikuraho, kuko ijambo Imana yavuze riruta cyane uburemere icyo yagambiriye. Aleluya! Aleluya! Nubwo isi yagambira kuguhemukira, nubwo abisi bagambira kugirira nabi, ariko ntibavanaho icyo Imana